ni kunyira cyane giraga ko tubasha kubigeraho. Ndashaka kumenyesha ikintu cyo kuri uyu munsi wa mbere mu kuno kwezi kwa kane kugera mu buhanuzi bw'amezi 5 ngiye kubwira 3 akomeye. Ni hagati ya 5 na 3 nuko iki yavuze gihagararaho. Hagarara ku cyo yavuze, ntihagire ugutera ubwoba, ntakurebere mu isura, wowe jye ubihorero, wowe urebere mu isezerano Imana yakubwiye. Niba kurebere ko uhagaze ubihorere, bikurebera mu gisekuru mu kivandimwe, niba kurebere mu mbaraga ukwiriye kwakira no kwinjira amasezerano akwiriye mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana, Imana igutabare. Imana ndafashwe mu izina rya Yesu. Ariko umuriro ugomba kwaka uyu munsi wa none kuri kwezi kwa kane, ndakumenyesha ko imbaraga z'isumba byose zimanukiye kuvugana nawe, zikubwira ngo nta n'umwe ufite urufunguzo rwawe. Banyage bashikuze kuko inyenyeri yawe ni rwo rufunguzo rwawe, kandi niko bimera izina rya Yesu. Oya nibakubita amaboko afashe ibyabo. Oya kandi Imana yabashyikiye umuriro kubw'imbaraga z'Imana. Imana yabashyikiye kwa Farawo narakuvunnye. Nuko hari gusigaye ndakuvunnye. Mukuyemo inkota mu ntoki ze kuki utabasha kurwanira ibintu byawe. Iri yabo ntizime kuko hari igikorwa bakoze. Wowe n'icyo ukora kugira ngo itazima? Ese n'icyo ukora kugira ngo utagutwara ibyawe? Ese n'icyo ukora kugira ngo ugere kure? Iyo yicecekera bari kubinyaga, iyo Betishe baceceka bari kumutwara ubutware, iyo Bigayiri yaceceka bari kurana hamwe hungu usigaye muri ubwo buryo. Nakubwira abadamu benshi bagiye bagaragaza imirimo yawe n'ibikorwa bigiye bagaragaje ibyo agiye ugeraho, bityo bakandagira kure hashoboka kuko bamenye neza n'ukuri kwabyo uko umuntu ahagarara ku nyenyeri yiwe. Manuel, burya abantu benshi bagira uruhare mu ngo reka mbyihorere, ngo reka Imana yabishatse, ngo Imana ngo izanshakira, ngo nizandambagire, izakurambagire. Se hari umugore ikeneye? Izakora mugeze Imana ikeneye umugabo aza kwizera no kujya udashidikanya, nutarwanira icyaye bazakirwanya ntukigereho. Haguruka, shininga, atsinyenyeri, kubite daimoni, nibyo kubita ingegera z'abadaimoni, nabyo nicyo birintwaye. Ni ingegera n'inzererezi n'ubundi Satani n'inzererezi, kandi inzererezi nizo ngegera, ingegera nizo mayibobo. Genda bivuga niko mbyumva. Kubita izo nzererezi zizera ku masezerano yawe ko zishaka kwambura agaciro k'ibyawe, zishaka gusenya ibye kandi wari ubifite. Haguruka birwanire, kora icyo gikundi, kubita hasi, senya ibyo bihome. Izo ngegera z'inzererezi za mayobo zitwa ngo ni Satani zizerera mu byawe, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, niwe wa mbere wo ukazisenya, ukambara imbaraga ukagera kure nkuko twabonye abadamu babikoze. Reka nkubwize ukuri, twavuze Serufahadi ndamugarukamo. Iyo baceceka bari abakobwa, iyo abakobwa baza guceceka byari kumera gute? Gakondo yaribuze bari babayingegera nabo. None se babihaye hari itegeko ribagenera ibyo bintu? Nta tegeko ryabigenaga muri Isiraheli. Na n'uyu munsi nta n'abandi banabikorewe. Iki ntambara zawe niwe zireba. Je nkunze kuvuga ngo intambara zanjye ni inyike kuri njyewe, ibyanjye ntibisa n'ibya Emmanuel, ntibisa n'ibyawe n'iby'abandi. Intambara ndwanya ni izanjye personnel, nubwo turwanwa n'umwami umwe tukaganirwa n'umwami umwe, ariko intambara zanjye ni personnel. N'igisubizo cyama ni icyanjye bwite, n'inzira izacamo ni iyanjye bwite Imana izanyura. Nta mpamvu yo kudahaguruka. Haguruka, stand up, fighting by fire by force. Ikintu cyose uri bukenere uzakirwanira, nutakirwanira bazakirwanya, bakikunya, gusigara umaramara, usigara maramasa, bakuzungurutse, bagutesha umutwe. Ariko nuhaguruka, uturwanya n'umwe, nuturwanirira n'umwe, ariko uburyo tubirwanirira. Yes, reka mashimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibishimira ibihe kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyu ibaha intangiro nziza z'icyumweru cy'ukwezi kwa kane. Imana ibaha umugisha, ibishimire. Oh la la. Amen Yesu. Haleluya. Amen. Tuje abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba, Uburengerazuba, umujyi wa Kigali ntagatifu y'Abadiyasipora. Tubana no kumwe bw'abera ministries bakoze subscribe kandi bakaba bakora comment nziza. Imana y'amahoro ibaha umugisha, abantu bakanda kuri like. Imana ibaha umugisha, batangira video bakayisoza. Imana ibaha umugisha, ibishimire bibe kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyu ibaha ibanezeze, basetse kandi dusabira umugisha mushumba wacu Imana yaduhaye, ufite kwaguka kw'Imana muri we, kandi uhora tugezaho ibiganiro bya buri munsi. N'ibintu bitoroshye. Hari n'akantu turi gutangiza dushaka kuzareba ko twazashobora, ariko muzadusengere kugira ngo turebe ko kagerwaho, kujya tubaha ibiganiro bibiri bya buri munsi, kuko iki gitabo kinini cyane Imana yaduhaye ikatwihera hano kumwe bw'abera ministries. Turashaka kugira ngo dusome page zose hake ejo atazasanga ba sogokuruza be Dawidi, Abraham,
katujyana urimo uranyihutisha oya ejo bundi oya ni kera uyu munsi h'Imana ni imyaka ibihumbi kuri twebwe yes ubwo rero ejo bundi h'Imana ntabwo ari ejo bundi hanjye ni ejo bundi h'Imana yego rwose urame ingoma ijana mana we byumve yes mushu ntagira ukwezi nziza ya Imana ishimwe cyane kandi Imana habwe icyubahiro genda umva nkomeye gusa twihanganisha gusa ukwezi koroshye ukwezi kwa kane cyane ko tugiye kwinjira mu minsi mu cyunamo iminsi y'icyunamo tugiye kwinjiramo muri iyi minsi ariko haracyari igihe urabyumva dukomeje kwihanganisha bose no gufata umwanya wo kwinjira kudukorera Imana muri gahunda ariko haracyariho ibyiringiro bikomeye ko Imana igiye kurema ibidasanzwe mfite umunezero cyane turashimira abadufashije mu bitekerezo mu bujyanama abatubaye hafi mu kwezi kwa gatatu Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakomeze yego hamwe n'ibyo byose rero Imana y'amahoro ibaha umugisha kuba mubana umunsi ku munsi ndishimye ariko ndishimye cyane ko uyu munsi nawo Imana yatwongere kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tangira icyumweru yego mushobora senga Imana tugatangira niba ntawe ufite gusohoza byaba gusohoza yesu mwami ndashimira Imana n'abantu bayo muri uku kwezi kwa gatatu nifuzaga yuko washimira ndashimiye Imana n'abantu bayo bose Imana n'abantu bayo bose uko utarambereye inyunganizi muri uyu murimo wo kuri YouTube yambereye imbogamizi impa kwiga kumenya uko naca hari harananiye ubwo ni ijambo uvuze kuri leta tariki 3 z'ukwa kane ndarivuze ariko buriya ndashimira abambereye inyunganizi ndashimira uko bambereye inyunganizi mu byo nkora ndishimye ndashimira n'abambereye imbogamizi kuko banyijije kubaho ntabafite yego kandi niga no gutera intambwe ntabareba kandi simbabitse ahababaje nta ni nabi mbatwaye ndacyabakunda Imana ibaha umugisha kazi kabone no yuko udafite aho bika ibikubabaza hano kuri pe haruzuye hatuzura se haruzuye iteka ryose amina uko bisanzwe ni ukuvuga ngo ikintu kiriho umubisha aguhishurira inzira atabizi yego n'ukwanga buri gihe akwereka aho uri buce yibwira kuri buhagwe yego kandi mu bibazo by'inzitane wiga kubaho wenyine yego mu bibazo by'inzitane wiga kubaho wenyine wiga kubaho amaboko y'abantu adahari yego wiga no kwishakira ibisubizo yego kuko Imana yagize aho gushakira bya bisubizo ndashimira Imana rero utarambereye umugisha yambereye ishuri yego utarambereye amahoro yambereye amahane ni ukuntu ushobora kubona amahoro hagati y'amahane yego nize kumva ijwi ry'abantu n'iry'Imana iry'abantu rimbwira ko bidashoboka rimbwira ko nta mwanya bafitiye ariko iry'Imana rimbwira ko yihari kandi iyo utindanye n'abantu usa nabo bakaguha iby'abantu bitarama ariko iyo utindanye n'Imana Imana iguha ibyayo bisa nayo ugasa nayo kandi ikaguha iby'igihe kirekire Imana ishimwe niho nashimiraga abantu bose kandi mu buzima bwawe bwa minsi yose ni inama nkugiriye mama uracyari muto hari ikiganiro twaganiriye ku cyumweru dushaka gukombina ibintu nka bitatu mvuga sinzi ikibazo rimbaza ariko nabyo ni ngombwa ko n'umunsi wo kubohoka buriya Hagayi umwana arinze kumagara umuhogo yamuryamitse ku iriba ahubwo we aramwitarura ajya mu marira yuko ati barampemukiye mbega ukabona urijijwe n'ibyo abantu bagukoreye ariko burya kumbi ibyo abantu bagukoreye bibi cyangwa bakuretse baba bakwegereza Imana mu buryo bw'umwuka bihangane waresheka irino jambo aka wa mugani wa cya gikeri uravuga cyane yego ndavuga cyane mushumba buriya bari kunyumva erega namenye ko hari abantu bifuza kumva ibyo mba navuze aka wa mugani wa cya gikeri atura urugendo nubwo ruvuna
ariko ruranyihutisha bari bakigurukije urumva mu buryo bukomeye ntabwo Hagayi ari kugira imiryango 10 ikomeye yego ndetse na Ishumeli ntire kubona 8 akiri kwa mukase kuko hari uwari ushinzwe kuzaragwa hariya Samuragwa undi yari umuntu winjiye mu isezerano mu buryo butandukanye yaje kuko hari habuze undi mwana so rero niba barabaye ahantu kubera yuko bagukeneye hari igihe batagukeneye so mu gihe batagukeneye avuga ngo ngaho mvira mu rugo genda menya ko ari gishiye kwinjira mu masezerano yawe shelema wataye aragenda ararira avuga ati rego nakubwiye ko nzamugira ubwoko kubwira ibintu bikomeye yego ariko Mana yanjye ibi narashaka ko bivuga hari abantu bumvise naguciye mu isengesho tuzamuka kubera ko ndako ndabikomerezaho reka dusenge turagushimye kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana itabara turakunezerewe ufite amaboko tugirira neza ibyo tugiye kuvuga byose turabinyuza mu izina ry'Imana Data Mwana n'Umwuka Wera kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndacyakomeza nkubwira ngo hari abantu bakwiye kugira ubwenge umugabo witwa Nabali yego ikigoryi ngo ndakwizina yisobanura Dawidi amufasha mu bintu byose fako ntabizimiriza inyenyeri zabo yego ambwa ati duhe ibyo kurya turashonje uko nabanaga nawe ngufasha ngo hari ngo haragaragu bashitse abashebuje bibirara aho ngo gesimbita nagende ntiyita ku byo yakoze ngo ariko amakuru agera ku witwa Bigayire umugore wa Nabali aravuga ati kandi yari yarahengo nta muhungu musigira yego yaragiye guhanagura umugore uzi icyo agiye kurwana nacyo ateka mu mutungo wa Nabali bagore mwe bo kumwe bw'abera ministries mutera agatebe mwumva inama za kigabo arangije none sinyama karanze yazikuye mu mugabane w'ibyo Nabali yaratunze amaseri sakaranze y'ingano n'ibindi byose n'amazi byose bikuye kwa Nabali kandi Nabali yatukanye agiye guteka se yarambwiye ngo ndabitetse kimenya gutanga igitambo mu bwenge Imana yaguhaye amen ngo arahaguruka ashyiraho amatandiko aza yirukanka kare mujye mugitanga mwihuse ngo arangije kugisha inama aheretse ngo kandi ngo arangije ngo yirukanga hariho umuyaga ukumva ko abahungu baza gutera ngo basenye Nabali ngo impumuro y'inyama zikaranze bagatangira kuzumva mu mazuru bakiri kuri ngo cyagera yikubita hasi aravuga ijambo rya mbere ngo ntiwanduza amaboko yawe izina ni ryo mu Nabali ngo arebye ukuntu umugore arengeye urugo rwe atandukanye na Hagayi wataye umwana yego undi nta mana yavuganye nawe ariko batirika amanuka nje kurengera abandi yego kandi Nabaramaze gupfa ngo Yesu acyura uwo mugore n'ubundi kubera ubwenge afite umugabo ashobora kuba atazi iby'ibicaniro n'ibitamba atanazi n'ibyo ashobora no kuba ari n'umusiramu ari umugaturika atanabizi ashobora no kuba umwadepera atanabizi kuko hari abantu benshi bigira ko bamenye kandi batabizi yego taguha urugero rw'abantu b'intwari bazi kurwanira ikintu cyabo nutarwanira ikintu cyawe ni umunsi wa mbere undi azakirwanya kandi azakigera kuko umwanzi ntiyifuza ko kibona ukwanga ntiyifuza ko cyakira ifu kukirwanira nkubwira andi makuru ari umunsi nyuma nigize umunyamakuru y'abagore kandi oya nta kibazo umudamu nakunze Betisheba yego Mukawuriya yego uri intwari Mukawuriya we kandi niwe yaruzi ko musaza wabitse Boshete nabi kubwiye yego ngo ariko arangije yicaye mu gitabo cya mbere cya Samuel cya kabiri cya Samuel ngo yumva ko hari akantu kabayeho mu bafite imbaraga bazi kurwanira ibintu byabo yego uwitwa Betisheba namukubwiye yego Betisheba Mukawuriya yego warugeze ahantu niho aho byari bicikiye bihangane ko bumvishe dusa nkaho tubisubiyemo ariko wari uri kuvuga uburyo ki yanze kwinyenyeri y'izima yego amenya neza ko ngo Dawidi amaze gusaza uwitwa Adoniya yego ariyimika atarajya kumwimika ashaka n'abandi bantu kubera ko umuhungu w'imfura wagombaga ubwami ari wa Abusalomu yari yamaze gupfa aguye hagati y'amashami bitewe n'indogobe yirukankaga bamushyingura mu bushya banatubwiye
so reka cy'ibyo ejo ku cyumweru bikomozaho batubwiye ko hari ikintu uzabitubwiraho kuri uwo muhungu wafashwe mu mashami yari mahiga se ko yasambanije n'abagore base kubera cyaha cyaje cy'umumo tuzakivugaho cyitonze nacyo ariko ndashaka gufokasinga ku bantu bazi neza guhagarara bakamenya icyo Imana yavuze bakamenya nuko bagomba guhangana n'inyenyeri zabo. Yego aravuga ngo yarashaje bamushyingira bisagi ntiyanamumenya noneho ngo yumva doniya yiyimitse isi yose yarangiriye pe. Yego ngo aragenda asanga Dawidi aramubwira ati mwami nyagasani yego wari warambwiye ko umwana wanjye Salomo azima ingoma none Adoniya yayihaye niwe yabivuze iyo ataza kujya kwibutsa yego ubwami ntibwari bugiye inyenyeri yari izima none Dawidi arabwira ati ndabyibutse noneho sindi bukoresha Biyatari wamaze kugoma ahubwo mushaka undi mutambyi Sodoki mumanuke mu igare ryanjye n'amavuta mugende Salomo umwimike. Urumva ko iyo Betisheba taburana yarabuze intebe y'ubugabekazi yego kandi Dawidi yarayimwemereye ariko yarashaje nta makuru yari afite ibiri kubera mu gihugu kandi koko umuntu yari yimitse impundu ziravuga cyambere byari kwema kubera iki Abiyatari arahari abatambyi bamanutse abagabo bamanutse abantu bose bakomeye bagiye kwimika Adoniya kubera ko Salomo yari yapfuye. Ariko umugore ngamenye neza inkuru aramubwira ngo wari warambwiye niko dukwiye gusenga yuko umwana wanjye Salomo azicara ku ntebe nemere ko byarangiye amavuta yanjye mwayatwaye byashize umwami ati soko nabikoze simpamagara Biyatari yayobye ndahamagara undi mutambyi mufata igare rye ko bagiye kumwimika ariko igare ry'ubwami bataryicayemo atushyire umwana wanjye Salomo. Yego Nshuti yanjye iyo Betisheba ceceka ubwami ntibwari bugiye ntiyarabuze kuba umugabekazi se yarabibuze ariko yarabibwiwe nicyo rero cyitwa guhagarara ukamenya icyitwa uburenganzira bwawe. Nk'uko Abigayili yarinze urupfu rw'abana be umugabo we yarapfuye agomba gupfa byanga byakunda arangije arinda umuryango ashyingirwa ibwami kubera ubwenge yari afite bwacubije umujinya. Iyo umugabo atabyumva bikora urabyumva urabizi koresha ubundi bwenge uzi n'umumaro bifite. Nakubajije ngo ibintu Abigayili yatetse yabikuye kwa sebukwe ibintu Abigayili yatetse yabikuye se yagiye kubisaba yakoze ku by'umugabo we udafite ubwenge bwo kureba impamvu yo gukora ibintu arangije avuga ngo nuko urumva Betisheba yamenye neza ko ubwami bunyazwe cyane ko umusaza yarashaje aragenda ntiyajya kuvuga ngo agenda asoma ati wari warambwiye twapfuye ikihe cyabaye ndatiye ati fata umwana wanjye Salomo ahamagara abantu mugere mu mwimike bavuga mu gice kidiro mujyana mu mwimikano kubwami muvuze impundu kabaye mwami mumushyire no mu igare ryanjye kuko hari abantu biyimika ariko batari mu igare ry'isezerano kandi abo bantu barabutwara nk'ukuri pe iyo umuntu aranga arabujyana ariko nubwo bataburamana ariko baguteje imidugararo mu mutima sinebyo imidugara cyangwa se ubugwingiye baguteza intambara mu mutima baragushekinga ameze nka muraba mu nyanja nuko uteragura hejuru amazi bivuga ngo umutima w'amahoro umutima w'amasezerano barakunyeganyeza umutima ukanyeganyega nubwo baticaye ku igare ryawe ariko nibura batwaye icyatuma wicara ku igare ryawe. Umugore ati no wari waravuze byahindutse umwana ati hoye ngo nuko amaze kumwimika ngo isi irarangira ngo Salomo yicaye ku ntebe ari no mu igare rya se ngo Adoniya ajya kwihisha mu nzu y'Imana ariko yarayiguruka kuko yarazi ko ari we munsi ko Salomo yapfuye arazi ko asigaye Imana itegura amatere yose ntabwo witwa Salomo yari kubona ubwami hari Salomo w'imfura utagira icyanengo ngo umugabo w'uburanga ngo w'imisatsi miremire ariko iyo yatumye afatwa mu biti kubera guhagurukira se no gusambana n'abana n'ababyina n'inshoreke zase bituma zizinukwa ashutswe n'itwahita fera amushuye kigenda ufate karubanda ujye uzamura abagore hejuru y'inzu basambanye uzinure so wende ku mwami aranza ubwami wabuvuyeho ariko uzambwire kuri itofero mu kiganiro se rega bari itofero nabasheba n'abandi
ni abantu bafite umwuka wo kunyenyeri z'abantu yego no kuzirambika hasi no kuzinyukanyuka. yego Ndacyakubwira gisinjya nicara yego umugore w'umushimwe mu kazi kubera kubana n'inshuti no kubona umukozi w'Imana haza. Icyo nabonye nta cyumba batubwiye bigeze bubakira gihazi, ahubwo yubakiye umuntu w'Imana nde Elisa amwubakira hejuru. Warangije bageze abonye kumushyiramo n'itara n'intebe n'iki byose n'ameza, ngo arangije abwira gihazi atari ko n'umugore tumukorera iki. yego Undi ati se aramuhamagara, urashaka kumenyekana mu banyu? Ati mubwihorera abacumbirirwamo genda hirira atashaka kumenyesha baranzi. Noneho anavuga ati ariko nta mwana w'umuhungu agira. Ndaramubwira ati gihe nk'iki Imana iza umwana w'umuhungu. Ndaramubwira ati waretse kungerageza ko umusaza wanjye urushinge rwaryamye, ko turyama nk'abana bavutse ejo mu gitondo, ibyo two twabyibagiwe. Waretse gushuka umuje ko nibera mu bacu bigutwaye iki waryamye ko n'ubundi nkubakira ntigeze ngusaba iby'umwana. Ikibazo cye ni iki? Ariko ngo bukiye nyine gahunda ziremera, zimaze kwemera barabyara. Noneho ngo bari mu isarura umwana arwara umutwe. Arwaye umutwe babwira uwo mugabo, ababwira abantu ngo mubwire nyine w'umwana, ngo mubwire nyine ngo mushyire umwana nyine. We ntiyamwumva ko ari nayo ikintu ubusaza bwiwe. Umugore ntiyahise asakuza, nta muntu bavuganye. Ngo ageze mu nzu mu rugo arapfa, yarwaye umutwe gusa. Uzi ikintu yakoze mano? Yaramuzamukanye amurambika ku buriri bw'umuntu w'Imana. Arangije ashyira amatandiko ku ndogo, bundi araguruka. Ariruka nta muntu bavuganye. Cuku ariruka, aragenda ariruka, abageze imbere ati ndabona urengendo uriya mugore mushuneye mu kazi. Imana yampishe ikintu cyafite mu mutima. yego Arangije aramubwira ati mva angamugwa ku birenge. Gihaza amwigeze. Noneho ngaramubwira ati ariko ubundi umwana wampaye yapfuye. Amaze kumva ko umwana yapfuye ahita agenda yirukanka ati noneho ndaje ngo ntabare. Ngo umugabo umwe aravangirwa aravuga ati none ngira ngo ni nka Esau bivuze ati Gehazi andi nkoni ugende wirukanka urambike ku mwana. Umugore ati ndakurahiza ukuri ntabwo ndi bugusige, turajyana kuko niwe nzi neza ufite intsinzi n'uburyo uzabikoramo. Gihaza arirukanka na byaye bime byaramutse ngo nibiranga, ngo arangije amujyana muri cya cyumba harimo ubwenge bubiri. Azaho yakuye umwana, azimenye ko urupfu rwabaye, ntahamagaye ba nyirasenge, ntahamagaye ba nyina wabo, ntahamagaye inshuti, ahubwo agiye gusanga uzi neza urupfu rw'umwana we nuko byagenze. Arangije ngo arahajya icyo yakoze maze kugera, maze ngo arazenguruka amuryama hejuru, numbi irashyuha, ngo arazenguruka karindwi umwana arazuka. Ubwo n'ubwenge bumenya ngo kugarura inyenyeri, ntavuze ntashakuje ntabahamagaye, aryumyeho, ariko amusiga kuwavuze neza ko Imana iza imuhaye umwana. Abo ni abadamu bagiye bagaragaza mu kutazi inyenyeri no kumenya imbaraga zo kuyatsa. Mwibuke ko uwo mudamu yaje no guhunga mu gihe cy'inzara, mu gihe arimo agaruka ngasanga Gehazi arimo arasobanurira umwami bya Elisa, ngo maze aravuga ati se urambaza iby'iki, dore uwo yazuriye umwana nguriya. Uwo mugore yari yabuze ibintu byose byararangiye ku mugaragaro, abishaka ntabibone, yabikora ntibimukundire. Noneho arangije kubikora gutyo ntabwo ngo dore Gehazi, dore wa mwana. Ngo umugore asobanura umwami uko byagenze. Umwami arangije avuga ngo noneho si ibyo gusa, ndabyumvise, nguhe umuhesha w'ibyawe, uhereye umunsi wahavuye kugira iki gihe baguha ibyawe, ibyo basaruyemo, kandi bafite n'umutungo wawe byose. Urumva ni abantu bazi guhagarara ku nyenyeri yabo ntizime, kuko hari igikorwa bakoze. Wowe n'icyo ukora kugira ngo itazima? Ese n'icyo ukora kugira ngo batagutwara ibyawe? Ese n'icyo ukora kugira ngo ugere kure? Iyo yicecekera bari kubinyaga, iyo Betisheba aceceka bari kumutwara ubutware, iyo Bigayiri yaceceka bari kurana hamwe ahungu usigaye muri ubwo buryo. Nakubwira abadamu benshi bagiye bagaragaza imirimo yawe n'ibikorwa byawe, bagaragaje ibyo agiye ugeraho, bityo bakandagira kure hashoboka, kuko bamenye neza n'ukuri kwabyo uko umuntu ahagarara ku nyenyeri yiwe. Manuel, burya abantu benshi bagira uruhare mu ngo reka mbyihorere, ngo reka Imana yabishatse, ngo Imana ngo izanshakira, ngo nizandambagire, izakurambagire. Se hari umugore ikeneye? Izakora mu gihe Imana ikeneye umugabo. Imana izandeporeza, izakudeporeza. Imana yabuze akazi ko yarangije imirimo yose, arangiza ikiruhukira, ikaduha igihe ikatuyuzuye. Haguruka wirwaneho muri ukwezi kwa kane. Umva ubuhanuzi bukomeye, ntibakubeshye, ntibagushuke. Kuno kwezi ibuka icyo Imana yavuganye nawe, ugihagarareho.
wikwemerera abaguca intege, wikwemerera ngo ntibishoboka, wikwemerera abantu ngo dore ngo biri ngo bigiye ni kirekire. No, muri 40 twagushyingira, 50 twagushyingira, upfa kuba ukiri muzima washyingirwa, wabona akazi, wagira imbaraga, wituma inyenyeri yawe yibwa n'abadafite imbaraga batakurusha imbaraga. Haguruka urwanira ikiri cyawe n'ikizabe cyawe no mu nzira zawe. Nta mpamvu yo guhagarara nk'umunyabwoba hagati y'abantu baguhagurukiye. Senya ibihome by'abadayimoni byari bije. Aya ni amagambo nashatse kubwira uyu munsi wa none, bitandukanye n'umudamu w'isezerano rishya we wapfuye. Tabita ni abapfakazi berekanye imyenda, bo berekanye ibikorwa, abandi ni abadamu. We inyenyeri yewe yari yazimye yapfa, ariko byibura bagaragaza imyenda ngo bamuzura kuba impamvu ko yerekanye imyenda. Ariko abandi bo ni abagore. Tuvuge Sisera, tuvuge se barabisha abandi bantu, se tuvuge ikigaragara. Kuki wemera ko inyenyeri yawe yagenda? Kuki wemera ko abantu bagutwara ibyawe? Kuki wumva kuri nyina ndarwemeye ngo ninjye byabazeho, ninjye byawe? Haguruka urwanira ibyawe, urwanira uburenganzira bwawe. Kuno kwezi kwa kane tugiye guhagarara mu buhanuzi bukomeye. Ibuka icyo Imana yavuganye nawe, ushaka inzira yo kucyakira. Nubwo itakuvugishije, ufite ijambo ry'Imana. Bibiliya yuzuye ibintu byose uri bukenere bivuga ku bushobozi bwo gukora kw'Imana. Umugambi w'Imana uri mu buzima bwawe. Ntucogore, ntucike intege. Amavuta y'Imana kwegere cyane, ugera ahashoboka. Icyawe uzakirwanira, ntawe uzakikurwanirira, ahubwo icyawe bazakirwanya utakigeraho. Umva kano kajambo k'ubwenge. Icyawe nutakirwanira, hari abandi bakirwanya ngo ntigisohore. Tukirwanira kugira ngo tukigereho. Wiryama ngo wumve ko byarangiye, wikumva amajwi ya shitani, wikumva amajwi y'abantu, ukumva induru z'abantu, wikangwa n'ibyo bavuga. Haguruka, haguruka uzamure kwizera kwawe. Ngo icyo byatumye ngo umugabo witwa Aburahamu, haleluya, ngo ahaguruka ava mu gihugu aragenda, ngo atazi yari majya, ngo ariko ko yarizeye ko imujyana itabasha kubeshya. Ngo icyo cyatumye asohora umwana we Isaka, ngo ajya kumutamba atavuganya n'umugore, kuko yari azi ko Imana ibasha kuzura n'abapfuye. Nkundira kubwira amagambo y'Imana. Ngo icyo cyatumye witwa Mose, ngo yanga kwitwa umukobwa kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo ahubwo ahitamo kurengana n'ubwoko bwabo, kuko ngo yabona aho kurenga muhora Kristo, ngo bifite imbaraga z'igiciro, kuko ngo yitegerezaga umudugudu mwiza azahabwa mu gihe kizaza. Kwizera no kujya udashidikanya. Nutarwanira icyawe bazakirwanya ntukigereho. Haguruka, shininga, atsi inyenyeri, kubite idayimoni. Nibyo gukubita ingegera z'abadayimoni, nabyo nicyo bintwaye. Ni ingegera n'inzererezi n'ubundi. Satani n'inzererezi, kandi inzererezi nizo ngegera, ingegera nizo mayibobo. Genda bivuga niko mbyumva. Kubita izo nzererezi zizera ku masezerano yawe, ko zishaka kwambura agaciro k'ibyawe, zishaka gusenya ibyawe kandi wari ubifite. Haguruka birwanire, kora icyo gikundi, kubita hasi, senya ibyo bihome. Izo ngegera z'inzererezi za mayobo zitwa ngo ni Satani, zizerera mu byawe, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe. Niwe wa mbere wo ukazisenya, ukambara imbaraga, ukagera kure nk'uko twabonye abadamu babikoze. Reka nkubwize ukuri, twavuze Serufahadi ndamugarukamo. Iyo baceceka bari abakobwa, iyo abakobwa baza guceceka byari kumera gute? Gakondo yaribuze bari babaye ingegera nabo. None se babihaye hari itegeko ribagenera ibyo bintu? Nta tegeko ryabigenaga muri Isiraheli. Na n'uyu munsi nta n'abandi banabikorewe. Iki ntambara zawe niwe zireba. Je nkunze kuvuga ngo intambara zanjye ni inike kuri njyewe. Ibyanjye ntibisa n'ibya Emmanuel, ntibisa n'ibyawe n'iby'abandi. Intambara ndwanya ni izanjye personnel. Nubwo turwanwa n'umwami umwe, tukaganirwa n'umwami umwe, ariko intambara zanjye ni personnel. Igisubizo cy'ama ni icyanjye bwite. N'inzira izacamo ni iyanjye bwite Imana izanyura. Nta mpamvu yo kudahaguruka. Haguruka, stand up, fighting by fire by force. Ikintu cyose uri bukenere uzakirwanira. Nutakirwanira bazakirwanya, bakikunya, gusigara umaramara, usigara amaramasa, bakuzungurutse, bagutesha umutwe. Ariko nuhaguruka, uturwanya n'umwe, nuturwanirira n'umwe, ariko uburyo tubirwanirira nibwo nyambe giraga ko tubasha kubigeraho. Ndashaka kumenyesha ikintu cyo kuri uyu munsi wa mbere mu kuno kwezi kwa kane kugera mu buhanuzi bw'amezi 5 ngiye kubwira 3 akomeye. Ni hagati ya 5 na 3. Nuko iki yavuze gihagararaho, hagarara ku cyo yavuze. Ntihagire ugutera ubwoba, ntakurebere mu isura, wowe jye ubihorero, wowe urebere mu isezerano Imana yakubwiye. Niba kurebere ko uhagaze ubihorere, bikurebera mu gisekuru mu kivandimwe, niba kurebere mu mbaraga ukwiriye kwakira no kwinjira mu masezerano akwiriye mu izina rya Yesu. Habwa umugisha n'Imana, Imana igutabare. Mangwa ndafashwe mu izina rya Yesu. Ariko umuriro ugomba kwaka uyu munsi wa none kuri kwezi kwa kane. Ndakumenyesha ko imbaraga z'isumba byose zimanukiye kuvugana nawe, zikubwira ngo nta n'umwe ufite urufunguzo rwawe. Banyage, bashikuze, kuko inyenyeri yawe ni rwo rufunguzo rwawe. Kandi niko bimera
izina rya Yesu oya nibakubita nibakubita amaboko afashe ibyabo oya kandi Imana yabashyikiye umuriro kubw'imbaraga z'Imana Imana yabashyikiye kwa Farawo narakuvunnye nuko hari gusigaye ndakuvunnye mukuyemo inkota mu ntoki ze kuki utabasha kurwanira ibintu byawe wumva ari nde witaye ku byawe sorry ninde witaye ku byawe se nta muntu witaye ku byawe wewe ntawe ni wewe wenyine you the one ugomba gufightinga ku kintu cyawe no kugera ku kintu cyawe no kwitegereza uko bimeze kugira ngo ukigereho ukakireba uko kimeze ukareba uko kigeze ukareba uko gikunda kugira ngo ubashe kwitegereza urebe imikorere urebe uko dukwiye kubikoraho Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo uhaguruke musore haguruka mugabo haguruka wikwizengurutsa mu buriri nk'umuntu umwe njya mbona cyangwa njya mbona benshi bizengurutsa ku buriri niko biri yavuze ngo umuntu yigaragura ku buriri nk'uko urugero rwigaragura ku ipata ariko Mana umpurike Mana no haguruka nutarwanirira icyitwa icyawe uzabicyura icyo kuko abarwana baragira ngo utagifata kuko icyo uzabona aricyo kizavuga uriwe reka ikidefinisi uriwe nicyo ugiye kugeraho ntabwo ahantu uhagaze hashobora kuvuga uriwe ariko aho ugiye kujya hazasobanura uriwe kuko ntibigeze babaza Dawidi ajya kwica Goliyati babajije Dawidi ari uko avuye kwica Goliyati baramubaza ngo ari kuriya ni mwene somanwa babyumvise buri nabyumvise kuki batamubaje ngo ni mwene nde atarajya agiye kwica Goliyati bari bazi ko atari buveyo barakisaga ngo kwirarira bihereye kuri bakuru be na Sawuli yumiwe yanze kujyana n'imyenda ariko ahinganye igihanga giteruye ngo ari kuriya ni mwene nde ati ni mwene Yesayi Betelehemu iyo duhinduranye izi nsinzi iyo tuzanye imbaraga tumaze kwakira inyenyeri yacu yongeye kwaka muri Kigali muri quartier yatsa ahantu hari ahantu hakomeye inyenyeri nibwo bamenya ngo uri wanyemere nkarikira reka tuzakomeze kwa kabiri oya turashoje amavuta ze kwezi kwa kane no kurwanira icyawe wibuka Imana yavuze niba ntacyo yakubwiye hari ijambo ry'Imana niba nta jambo ry'Imana hari ibyinyo by'icuzaba jya watura icuzaba hanyuma ukurwanya n'undwanya n'umwe nuturwanirira n'umwe ariko uburyo turwanamo na tactique nibyo nuturwanira ibyo turwanirira hari gihe ari kurwanira ku rubyaro ufite ibyo kuri ariko hari gihe kurwanira ku byo ahantu barwanira cyoroheje barwanira ku nyenyeri yawe kuko barashaka itwikirwa ubuzima bwatwikirwa ukajya hasi ukarangira burundu ariko ubuhanuzi bwo kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kugera mu kwa karindwi biravuze ngo Imana yavuganye nawe gihagarareho usingire icyo yavuze rakoze by fire by force in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Imana iguhe umugisha. Shalom. Shalom.